Shema. Smart. Umeze neza? Yeah. Nifuje ko hari akantu tuvuganaho gatoya simbe hari ibyo mwiciro gutunganya byihutirwa. Shema rero urabizi ko uri umukozi mwiza hano muri no company kandi ukora akazi ke neza. Sibyo? Rero nashaka kongera akazi kakiyongera kuko wari usanzwe ukora. Ikindi n'amafaranga ariyongera urabyumva gute? Nta kibazo niba ari akazi. Okay, it's okay. Let's talk. Yeah. Nari mubwira ntacyo byaba bitwaye burya n'ubundi nta mafaranga naje gushaka. Okay, that's good. Akazi rero nshaka kuguha gateye gutya. Ndashaka ko unyikira. Tega amatwi mbanze ndagize. Ndashaka ko umenyera buri makuru yose ukamenya from A up to Z y'ikijya mbere hagati ya Mike n'iriya nshinzi y'umukobwa yaje kwanga. Ukamenya nimba hari ibintu bya relationship cyangwa by'agakunkuru bafitanye. Mike se aziranye na Mike? Kuri we mukobwa mushyashya dufite muri company. Si Shema, ubwo urabona ndinjije yo kutamenya abantu baziranye n'abataziranye. Ubwo kumva nifashe nkakubwira ibintu ntigeze mbona na rimwe. So, gira ikintu nshaka kumurera. Ukajya ubimenyera, ukamenya ko bavuganye, ukamenya aho bahuriye, byana ngombwa bigukundiye, ukamenya n'icyo bavuganye. Ko mbona ugiye kure? Nyine nuko kazi ko kuneka bosi wanjye numva ko gakomeye. Numvaga ari ibintu byoroshye bisanzwe. None se ubwo urumva nahera? Ndaguha akazi ukambaza naho wahera. Nimba wemeye akazi so ufite n'uburyo ugomba kugakoramo. So rero ngumbaze. Okay, amafaranga azaba ari ku mushahara wanjye cyangwa azajya yinjira ku ruhande wenda amenye nabwo? Ibyo tuzabivuga nicyo umenye no ku mafaranga wahembwaga haziyongera ahandi. Okay. Sawa rero ugiye gusubira mu kazi kawe. Murakoze.
nawe urasutsa n'ukuri. Oya nibyo ariko ibintu ndi kubwira ko hano hantu iwacu ni heza wahisemo neza. Cyane abanye nanjye hano hatuje cyane ndavuga ati why not? Hano ni heza twamaze iminsi kandi byaradushimishije cyane kubona umukobwa mwiza nkawe atujoyininga especially mu kazi ni ibintu by'agaciro cyane. Nawe n'ukuri. Musibe ngo byari ngombwa. Ariko nk'umuntu w'umugabo cyangwa se reka mvuge w'umusore bitaza kubifata mu bundi buryo wenda sinishyire mu rwego ntarimo ariko nje nize ko ngomba ku appreciate. Niba mbonye ikintu cyiza niba mbonye umuntu mwiza ni byiza ko amenya comment yanjye kuri we ariko mbikora nta mutima mu burimo. Aho disaba cyane no. Yego mu rwego rwo kuguikaze rero ngewe narishimye cyane kandi no mu kazi ndabizi neza ko no mu kazi nta kibazo uzahagira kuko dufite ababosi beza. Yego sinzi niba wenda ubazi. Ababosi beza? Yego. None sura mukobwa siwe bosi wanyu? Wowe uriye ngo ni miri. Ikana nuri ufite umutima mubi wagira ngo ni siwe bosi wanyu? Oya ko nta wundi bosi ndabona hariya. Gusa ibyo birashoboka kutabuzi ba bosi ba company. Oya ntabwo mbazi pe. Okay, dufite bosi mukuru na bosi muto. Ariko cyane cyane bosi ukunda kugaragara ni sinzi niba ujya ubona umusore w'inzobe ukuntu. Yego ndamubona. Dukorana hariya. Uriya niwe bosi wacu. Nanzi ngo nawe n'umukozi nk'abandi. Ni umuntu mwiza nyine ntiwapfa kumenya ko ari bosi kubera ukuntu yifata imico ye uburyo abana n'abantu ni umuntu nyine mwiza ntabwo nabona uko mukubwira. Mbese iriya kampani ni nkaho tuba turi muri famiye. Ntabwo nari muzi rero ntabwo nari ko ari bosi wanyu kuko njye nta kintu na kimwe turahuriramo. Oya niyo mwahura buriya ndizera ko muzabana neza. Muzakorana neza ndabizi cyane. Gusa ikibazo nuko mu minsi iri imbere ibintu bishobora kuzagenda nabi. Kubera ase buriya uzagenda ubimenya. Wambwira nta kibazo bizagenda nabi kubera iki? Urabona mukobwa kantangire mwubahe uriya wavugaga ngo ni miri. Sinzi ko tuzamushobora kuko mu minsi iri imbere ashobora kuba ari we ugiye kutubera amabuja. Kubera amabuja? Kubera? Gute? Uriya urabona uriya umuryango wo kwa miri na bosi nyine na bosi mukuru na bosi mutoya bafite ukuntu nyine ari umuryango babanye ngo kuva kera sinzi ngo ibiki n'ibiki by'imiryango urumva. Ikindi kandi buriya nuko ari akantu nyine sinzi ukuntu bimeze ariko ubungu twakabaye kuba n'ubukwe twarabutashye kera cyane. Ariko tuba dusenga. Bosi wanyu n'uramiri barakundana? Nyine urabona bosi mutoya ukuntu abanye neza na miri nyine ariko tuba dusenga nyine ngo sinzi ko bosi ntiyazarama kabisa. Sinzi ko yamara n'icyumweru mwiriya nzu babanye nk'umugore n'umugabo. Umwe yazashyushya amazi agaconga undi aryamye akayamumenaho kuko rwose uriya mutima ntabwo ari uw'imfurakazi. Rero hello. Sorry. You know what? Ndabona amasaha akuze reka njye mu rugo tuzaganira ejo mu kazi. Sibi byo bari sawa cyane. Hari ikintu se naba mvuze kibi cyane. No, ntacyo. Reka njye mu rugo. Ndabona amasaha akuze saa moya zirabura. Tuzavugana ejo mu kazi tuganire neza wenda tugiye kuri kantine saa tugiye kuri lunch. Nta kibazo buri ugize n'ikindi kintu ukenera rwose turahari ndahari. Kandi murakoze cyane. Yego. So mugize ijoro ryiza. Sawa murakoze nanjye reka mensubiye. Cyangwa nari kugeza mu rugo. Oya. Come in, please. Mwarimu wamubwiye ariko natekereje ko ari raporo mwarimu ikeneye nari yizanye. Uzi ko ibintu byawe byashiriyeho bya raporo. So nagenda. Oya,
Okay, Shema. Wari umeze neza? Yeah, meze neza. None se nta makuru uramenya hagati ya Mike na w'abakobwa? So far nta kidasanzwe kuko nta connection ya danger nyine hari ko navuga byaka kanya ariko mbirimo. Shema utari kunyuma amakuru. Umva se ubwo kunyuma amakuru yinjiriza ari cyo kintu nashyira imbere. Gusa ntugire ikibazo mbirimo kandi ndaza kubikora neza ndabitunganya. Sana ikibazo usubira mu kazi kawe. Murakoze. Bitte. Sawa. Baada ya kusema Aya, alimchukua na mfusi. sijabali. Mtishi kandi kwa fulani sio. Como aí que No way. That's good. Ani se bizince umwana. Bence gufasha. Okay. Gusa kanya uzabuze icyo mwipasira byawe. Ani byo nyinshi. Ngiye kundebera ngo arebe wicara hariya makuru. Ntabwo njya nkunda surprise. Niwe ko ryo ugomba gukora. Akazi kagenda neza. Sibyo ko ngiye no gusoza by the way. Ndacyagushimira. Nshimira kubiki. Ndi kuba waremeye kuza gukora hano. Nzabivuga kandi mbivuge nongere mu byongere. Ikindi cyashimishije ni ukongera kubona hano n'indi sura itandukanye n'abari nkuzimo. Kandi karusho rero kari kuri ibyo ni uko hano nk'uko mbere ndakubona mbere narakumbura ntazi ndi rusange Imana igira kunira kunzanira nyuma muri ibyo byacu birimo Imana Kuko zarankumburana. Joro n'amanywa naragukumbura mvuze ko atamunsi weza nagutekereje nambeje. Wait. None se ni warankumbuye. Kuki se yugaruka kundeba? Impamvu ndi ivuga sura ye
Maya cyambere cyo byari bingoye. Okay. Okay, sinishimiye ubuzima wabaye. Kandi sinebe kubuze ngo mbugukuremo ku ngufu ikindi kuza gusanga muri ubuzima nabwo ntabwo utari kunyohera mu mutwe wenda beta ko nari kwiyamira no gukumbura wenda mazaje igihe nkakwibagira kuko ntabwo nabasha gukora muri buri buzima kandi ikindi sinayi kubasha kwangana kukubona uri muri buri buzima ariko Imana ni buri nzira rero kunzane kandi meze bon Nibi. Njye ntabwo rero umuje ukumara irungu wituma ugiye kumura wagiza ngo ugize irungu. Ubashaje kumara irungu cyangwa uje kumara irungu gufasha. Umuseje ariko ubishukuri urambajije impamvu yatwinaza naragukumbuye. Ariko impamvu atari gutuma nza niyo. Kukubona muri ubu buzima abaye kubyihangana. Kusanyisha Imana ko mu masengesho yanjye nawe turi kumwe warahindutse ese ibi miri arabizi ibiki kuri hano kubona muherekeje mugiza yawe mu rugo nkagaruka kuba uri hano nyine kubona mudapinzi we nkagaruka kuba waje hano kureba asayi none se ni ngomba kumusaba ushonge hose cyane kubera iki kineze nka kibiza si umukunzi wawe makuru ufite ni igihugu ntabwo ari umukunzi wanjye nta Judy nta Mike ntabwo bigeze bahuje n'ibihugu nyine n'ingingo wenda sinzi aho bikuye abandi bakoze ntabwo bari Ndi kwishimira ni intsinzi nagezeho ariko se nige nayifashije Imana yarafashije kuri muri Kigali muri kampani yanjye Mike gasohoka ndani sohotse ni muwe okay warukoze kuza kumfasha no kundunza ndakusohoka ndani okay nimba soje dustaye na kibazo icyo afite ibyo gukora nyine soke na muwe Siki kibazo Mike warakoze kuza mu buzima bwanjye okay ntibifite iki kibazo warakoze kumpindurira ubuzima warakoze kuba umucyo w'ubuzima bwanjye warakoze kunyereka ikibi n'ikiza warakoze gutuma menya Yesu nasanze kuko akora ibyo mama wawe yakubwiraga nibyo ariko sinshaka gukomeza kugira ibyizere bidahari nyine bidahari mu buri we ikize isobanura ibintu uri guca hejuru ku bandi uri kunshimira na none ngo njye ndahari urahari se urahari okay uhari igice ariko nako ntuhari mbwiki kuri ku mutima kiye gutuma irambabarira please ntawo kureba Mike kiri ku mutima wanjye ntacyo wagikora nta nicyo ntubizi kuya ni ngo muri umutima isobanurira hari iki kibazo tukigeho birangire njye mvugisha ukuri ntabwo ndi bushaka hanyira kubwira ngo ikibazo mfite ntacyo wagikemuraho ntacyo wagihinduraho kibwiye nta kibazo wenda nigaye kuko cyane ni gukemura my friends ntabwo bikwira ufite ikibazo
Mike, please. Ufite icyo kibazo. Umutima wanjye urarya buri munsi. Ungishuza byinshi ntabashije kuwuha. Rero ngikomeza kuwereka ko bihari kandi bidahari. Ni kibazo kugeza ufite. Mike, ufite umukunzi nta kintu wabikoraho. Mfite. None ushobora kuvuga ngo we na Miri ntabwo mukundana. Nta rukundo nta Mike. Mike, wibihakana niyo nabona nakabona. Okay. Ndabizi, abandi barabizi, nabyumviye n'amatwi yanjye, byonyo papa wawe sinzi nimba ari papa wawe cyangwa se ari uri kubivuga. So please. Papa wanjye ninjye mbere umutima ninjye uwo nkunda ni wowe naye. Nta bigeze. Ndakubwiza ukuri umutima wawe. Nta wundi muntu nigeze muhari umutima wawe. Uwo Miri bari kushinja n'umurimo wese abona tugendana akumva ko dukundana. Umuntu azi ko twakuranye akumva ko mfite uburenganzira bwo kuba twabana tugakora ubukwe tugakundana tugakora urugo. Ariko ujya amahitamo yanjye ni wowe. Mike, wikumva ko mukunda mushaka kubishya umutima wanjye. Umutima wanjye urababara buri munsi. Watumye nongera kuba umuntu wakoze kuzura umuntu muzima wari uri muri njyewe. Yaba atari wowe uyu musore ntabwo nakabaye ndi hano nubwo nari ubigizemo ko ndi hano. Ariko warugize warakoze gutuma nongera kwizera abagabo. But please bikomeza kubabaza umutima wanjye. Ndikubaza gukunda ndagukunda. Mike, please. Mwana ndagukunda. Please bikomeza kumbeshya. Ntabwo ndakubeshya ndeba mu maso. Mike, buri muntu urukundo atanze sikarubona. Ukunda kurusha kumunda. Ariko jye bikomeza kumbeshya. Maya. Odi. Injira. Bitese. Nasa. Vamos ver. Sure. Makuru. Siko tubije ko ngira twari turi kumwe mukanya. Siko twari turi kumwe mu kazi twari turi kumwe hano. Hari neza cyose ndi hano. Sorry? Hari neza cyose ndi hano. Nusura cyanda kari. Maya. Mva basi mubwire. Sibyo? Please. Reka windakarira. Ibyo nakoze byose ntabwo kwari ukukwanga. Kandi nkeka ko nta kintu kibi nigeze ngukorera. Ibyo byose nagukoreye byari ibintu byiza wenda nubwo nagiye nkwirariraho nkakuyemeraho. Ariko ikigaragara ni uko sinigeze wenda nkukorera ikintu wenda cyagutesha rimwe cyangwa se kikujyana mu nzira mbi. Ahubwo nkeka ko
ibyo nakoraga byose ari ibintu biguteza imbere kandi bituma ubaho neza. So please igihe nje hano kugira ngo musabe imbabazi umbabarire. Reka ko nta kibi nigeze ngukorera. Wenda sibyo kuba narakwiraririye nkakuyemera. Yenda ndumva ari cyo kosa wenda bagakwiye kunziza ariko ntago hakanda akari kugeza kuri urwo rwego. Wasoje? Nta kibazo. Mbwira wenda icyo ubyumva wenda niba ngombwa ko narekerera ngeraho ndatekereza. Siko. Ndakumva. Kuba warambeshye ni kimwe. No kuba unkunda ndabibona ko unkunda. Ariko umutima ntabwo ari uwanjye. No. Urabizi ko ngukunda. Siko ndabizi. Ariko Gusa hari ikibi nigeze ngukorera. nta kibi pe. Uri umuntu mwiza. Buri umwe wese yakifuza kugira mu buzima bwe. Ariko nkubwiye ngo njye nawe dukundane ntabwo nkubeshye kuko umutima ntabwo ari uwanjye. Umutima wanjye uba ahandi. Nawe. Ese ko ibintu byose wabonaga nakora kubera ari urukundo ngukunda. Ahubwo reka twibere inshuti. Hako ni gute ubu ushobora kumwa ngo tube inshuti n'ibintu byose nagiye ngukorera. Ubundi uwo muntu mukundana hari icyo yigeze gukora mu buzima. Reba ibintu byose nakoze, nagushakiye akazi, naguhaye inzu, nagize gute. Ubu koko abakobwa kukimutanyurwa. Ubu ndi umwana mubi. Maya ndi umwana mubi koko, ndi umwana mubi. Ibintu nakoze uvuze kuri umwana mubi. None se ni iki kindi mushaka kuma mushaka abantu babitaho k'abakobwa muri abana babahubwo. Nakuvuze kuri umwana mubi. Uri umwana mwiza pe. Buri mukobwa wese yakifuza kugira umuntu umeze nkawe. None harabura iki? Ibintu byose ko nakoze ubizi ko nagiye mbigukorera kubera urukundo. Siko please. Ndakwinginze. Please. Ntabwo bye ibintu byo kwanga ubushuti ntabwo byakunda. Je narivunye nakoze ntabwo byakunda rwose oya. Rambabaje.